Mwaramutse neza. Nanone ndagarutse kandi nanone ngarukanye inkuru nziza, inkuru z'ibyiringiro. Nje kukubwira ibigukomereye, ibikomereye abawe, ko umutabazi wawe ni nko kuzimya buji. Ni ukuri komera, ni ukuri ihangane, ukurengera ari ahirengeye kandi ni umunyembaraga. Ndabihera mu ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cyaho cya 2 n'umurongo wa 18. Haravuga ngo nuko rero abasha kugoboka abageragezwa kubera ko nawe yageragejwe akanababazwa. Buriya umuntu ufite ubunararibonye ku kintu, iyo akivuga cyangwa iyo agikora agatanga n'ibimenyetso byacyo, agirirwa icyizere. Uyu rero uvuzwe hano ni umwami Yesu, ngo kuko yababajwe abasha no gutabara abababazwa bose, kandi yarababajwe aranesha ntiyaneshejwe. Reka nkubwire, hari umuntu umwe nzi yageze ku ruzi ari kumwe n'umucuti we, arangije aramubwira ati humura ndakwambutsa. Undi aramubwira ati wapi, banza wambuke hanyuma ugaruke untware ndebe ko utambeshye. Undi aroga agera hakurya, aroga aragaruka. Rero undi yambutse nyuma y'uko agarutse, yamwambukije afite icyizere cyinshi. Uyu uvuzwe muri iki cyanditswe yarababajwe, yarageragejwe, yaranesheje. Uwo ni we uguhumuriza akubwira ngo humura, ndi kumwe nawe, kandi nanjye nkahamya ngo inararibonye mfite, experience mfite, ni uko ibyawe bitamunanira rwose. Yesu w'i Nazareti ntiyananirwa ibyawe. Ni ukuri, hari ukurahira ko atananirwa ibyawe. Mwumve muri kano karirimbo. Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti, yatsinze urupfu habona, ntazananirwa ibyawe ndakurahiye. Yesu we, ni wowe gitare gisungwa n'amahanga, ni wowe mukiza uzadukiza akaga. Namenye ko iby'isi ari amabanga burundu. Ni ukuri, niwe mukiza wagukiza akaga, kandi si we wenyine, niwe mukiza wadukiza akaga. Nagira ngo nkubwire rero ngo rwose ni nko kuzimya buji kuri we. Hanyuma reka nsoze ntakurambiye, nkwifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahirwe menshi, umunsi w'uburinzi buva kuri Kristo, kuri wowe, ku bawe no ku byawe byose.